cyahatara ariko kabisa kinini kibanza kinini gishaka kujyamwe imiryango n'icumeraga yajyamo kira kibanza yakubwo bashyizemo inzu nyinshi ubu rero reka ndangira abantu business reka ndangira abantu business ya mbere abantu nibarwane no kubaka nako no guhinga bacuruza ibiribwa kuko nicyo kibazo gikomeye hanyuma indi business ya kabiri abantu bubaka nibahindure imitekerereze yego bubaka inzu ikibanza kimwe kijyemwo imiryango myinshi hanyuma ni wubaka inzu ibasha kuba yajyamwe imiryango nka 20 buriya urubyiruko ruri kwiyongera ruri kuba rwinshi za nzu za kadastre tujya tuvuga ziba ziri hano za Kabeza za zigurishwa miliyoni 80-70 wikubaka iyo nzu ubaka kiriya kibanza utuzemo ba magnifique nk'icumi yego ukodeshe ibihumbi ijana ujya hejuru tayari miliyoni kandi la kadastre n'ubundi ntabwo bazayikodesha arenga 400 ni 400 zikodeshwa nibubake gutyo yego bubake bajya hejuru business rero turayibahaye kabisa bakorera mapra bashakira ivyangombwa tayari bafashe ivyo byose aho ibibanza tubibahe ibintu byose ni muri nzu imari y'umunsi rero bari kuri YouTube channel barimo barayireba ni ikibanza cyiza cyane iki kibanza gifite metero kare 700 ugendeye kuri za square meter z'ibibanza byujuje ibyangombwa muri iyi minsi kirimo bibiri bibiri birenga urumva buri cyose cyaba kirenzaho metero kare 50 kikaba kiri hafi ya kaburimbo ni hariya rwose Kicukiro Nyanza urenze gare gato cyane usa n'ugana Igahanga cyangwa Ibugesera hari amazu y'ama etage ari hejuru y'umuhanda aho bakunda kwita kwa Rusirare yego kira kibanza kiri nyuma yari ama etage neza bari kuri YouTube channel ya Nzuri Market barimo barakibona kikaba kandi gikora ku mihanda ibiri uwo hepfo n'uwa ruguru nk'iki kibanza kingana gutya dushobora kugukorera design cyangwa pra washaka tukanayikubakira ugatuzamwo nk'abantu nka 20 muri ubu buso noneho abantu bakorera Kicukiro centre bakorera Gahanga bakorera hehehehe n'abataza Bugesera n'amaguru abantu ntago bazi ko abajene aribo amafaranga nibo bafite amafaranga kandi nibo benshi yo gukodesha nibo benshi ariko nibajya bakubakira amazu ajyanye nabo kandi aya mazu twebwe turi kurwanya abantu bafite za famille aya mazu turi kurwanya twanga guturamo ngo ntago twatura mu ma etage ngo mu appartement abajene rero barayanyotewe ugiye gusura ni nayo bakeneye ugiye gusura umutipe basanga ba muri etage temo akadushe agatoilette agakwizine hari gaze aragutekera ka speciale tubona ko ari umusirimu ka meme izo nzu rero naba arizo bubaka barekera kubaka kira kibanza rero turakimuha kuri miliyoni 35 zonyine kandi ziri negotiable buni metero kare 300 Gahanga muri site ya Nunga kure yego ziri kugura miliyoni 15 gusubiza hejuru 15 kuzamura metero kare 300 muri site kuva kuri kaburimbo ukora kilometero n'igice ugerayo yego ariko ahangaha ni kuri kaburimbo murabibona nuvuga ngo kimwe n'ubundi ufite gusanga nizo miliyoni 30 abantu bazifata ukabuguze kuri kaburimbo kandi hafi ku mafaranga makeya bahamagara rero nimero nyamuneka ariko sintumaze kwimenya kuko bari kuri Nzuri hara kuri live kuri YouTube channel babayibona bo ariko muri 078 078 0 iyo numero iyo ngiyo rero mu gihe wasanga iri busy ushobora no kwifashisha indi ya 0782 48 67 97 cyangwa ukagana imbuga nkoranyambaga za Nzuri Market cyangwa ukabasanga kuri ofisi kuri Nzuri Business Group Limited hariya ku Muhima mu nyubako ya Shema House muri etage ya 3 hari imbere ya Feruje zo muri Yamaha gahunda zikagenda neza cyane mu kanya Dickson yaratubaje ngo ubutaka u Rwanda rufite mu mahanga u Rwanda rufite ubutaka mu mahanga rwahawe ariko narwo rutabyaza umusaruro hari nubwo rumaranye imyaka isaga 35 u Rwanda rufite hegitari 60 muri Djibouti
hegitari 18 muri Tanzania, hegitari 13 muri Kenya, hakaba n'ubundi butaka buri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo u Rwanda rufite. Nk'ubwo muri Kenya rumaranye imyaka isaga 35 rutabukoresha, hari n'ubwo muri Tanzania nabwo imyaka nayo rwawuhawe 80 na kangahe nabwo ntirubyaza umusaruro bazarutanga. Ubwo butaka rero yewe karibwirira abaturage barekera guhinga pasiparumu. Bino ya pasiparumu bahinga ibiribwa. Bare pasiparumu na musaruro. Ibintu byo biriya biti ni imikindo haba kuri streets. Even on the streets hano ku mihanda hose imbuto abantu bajye bagenda basoroma garden urabona hano Kicukiro barimo gukora umuhanda bunona hari hose hari ikibuga bagiye gushyiramo ibiti na pasiparumu aho ngabo bakabe hashira imbuto. Ni ikibazo gikomeye cyane aho hose hagomba kujya imbuto kandi hari imbuto zitanduza. Ariko hari n'abantu twishyura amafaranga buri kwezi bakubura umujyi batunganya. Urakoze cyane. Bajye baza bareberera izo jaride nabo bareberera izo mbuto. Bazirye se? Apples hari apples hano kuri Rwandex hose. Hakaba hari apples kugera hirya. Nanone hari aho usanga uwo nguwo n'uwakubwiye ngo iyo jaride uyikore gutyo n'iki ugasanga bya n'inzuri yavugaga we mu rugo iwe afite iyo jaride nk'iyo ngiyo y'ibyo biti ariko kubwira iyo mikindo n'imigano n'iki ariko afite ahandi hantu ahinga afite ubwo busitani bw'imbuto muri kiriya gishanga bakuyemo inganda Rwandex kiri mwiki niba uhaheruka inyamaswa. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imiti sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo no gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga ndi makuru kuri y3 akadomo Nzuri akadomo rawa. Ndimo nobaka